kuko nahawaga kiza kubuntu etangaza nigita kuko nahawaga kiza kubuntu aleluya aleluya nigitangaza Aleluya, amen. Aleluya. Aleluya, amen. Aleluya. Aleluya, amen. Aleluya. Nakaritime ngosha akabonye agasinda. Kona hawe aleluya aleluya we aleluya 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 muri izi minsi Imana iri kuzongera kwiga. Nice. Kitari gukora kitari gukora kabisa uko nawe urebye wabona nta kitakoze kugira ngo tubeho, uretse ko abantu bamwe na bamwe batajya bibuka ko Imana ari bari bifatishe ubuzima bwabo mu kiganza gusa. So rero bigatuma Imana ibabara, ariko nanone ntiturekure. Urabona muri izi minsi tangiye kumera neza kabisa, n'uburwayi ariko narakize, ni igitangaza. Ikindi ntinabashaga kuryasha, wabibonye ni ibiryo harimo n'amavuta, ubundi kubijya bikamanuka gutyo. Ariko abantu bari kureba iyi video bibutsa ko seri nshyashya yitwa Ikinyoma tugiye kuyishyira hanze. Seri nziza irimo abagabo b'inganzwa, abagore b'inganzwa, ajya buri abagore si inganzwa kazi zera. Abandi bamwe twitaga b'imiruho barushe. Ibyo bababaye
uretse wenda ndakwitabana. Hari abantu banyandikiye muri comment barambwiraga ngo nimpindure ngo kamera HD kubera wakoze subscribe ngo reba video zanjye zose ni igihe umuntu afite amafaranga arajya, yaba atayafite ntacyo. Niba udafite amafaranga yo kwishyura umukameramani n'uweditinga, nk'ubu ngubu wenda amahirwe ngewe ibyo byo kwiyeditingira ndabyiyeditingira, zikorera kabisa. Nuko nanone ibihumbi bingahe ni amafaranga menshi cyane, umuntu atapfa kubona uko abonye ko ariko kose ngatange kuri video. Kubishize vuba bituye kandi ngiye gusoza y'igikoma. Dore uyu muntu wanditse muri comment kumana we yanditse muri comment ngo ko ntari kunywa igikoma, nenda kukinywa mu kanya. Ndakukinywa Huh?